dore ibyagufasha kubaka urukundo nyakuri. Ndabasuje kandi mbahe ikaze kuri M250 TV mu kiganiro Ruganza cy'uyu munsi, aho tugiye kurebera hamwe ibyagufasha kubaka urukundo nyakuri. Ngende Marie Pierre Uwineza, mbahaye ikaze. Aha buri wese yakwibaza mu by'ukuri ibintu ashobora gukorera cyangwa guha umukunzi we kugira ngo wubake urukundo rwa nyarwo hagati yabo. Ibi ni bimwe mu byagufasha mu rukundo rwawe n'umukunzi wawe. Ikintu cya mbere ni ukumuha cyangwa kumugurira impano umutunguye. Bizashimisha cyane umukunzi wawe kumuha impano zitandukanye ndetse n'ikindi kintu cyose wamuha ataracyiteguye. Ibi bizamwereka ko umuzirikana kandi ko muhoza ku mutima. Ikintu cya kabiri ni ukumukunda wenyine. Abakobwa hafi ya bose ntibashimishwa no kumva ko umukunzi wabo afite abandi bakobwa bakundana. Gerageza umukunde wenyine niba ushaka kubaka urukundo nyarwo kandi ruzira ikizinga hagati yawe n'umukunzi wawe, kuko ikimushimisha ni uko akwiharira wenyine, bityo akaba yumva atuje mu mutima we kandi yumva anyuzwe nawe mu buzima bwe. Mbibutse ko yari M250 TV, iki ni ikiganiro Ruganze. Turi kurebera hamwe ibintu byagufasha kubaka urukundo nyakuri. Ikintu cya gatatu ni ukuba hafi umukunzi wawe muri byose. Aha iyo tuvuze kuba hafi umukunzi wawe, ntibishatse kuvuga kwirirwa umwicaye iruhande uretse ko umwana abonye ako kanya bitababuza, ahubwo hari ibintu byinshi ushobora kumukorera bikamwereka ko muri hafi, nko kumwoherereza ubutumwa bugufi kuri telefone igihe ahuye n'ikimubaza cyangwa se ikindi kibazo, ukamwereka ko bikubabaje cyane kandi ko ugiye gufatanya nawe gushaka igisubizo cyabyo, kumenya uko yaramutse, uko yiriwe, yewe n'uko yaraye n'ibindi. Mu by'ukuri ibi nubikorera umukunzi wawe bizamwereka ko umuzirikana cyane kandi muri byose. Ikintu cya kane ni ukumugira inama mu byo agiye gukora byose. Burya ngo nta cyiza nko kugira umuntu wizera kandi ugisha inama muri byose. Umukunzi wawe azashimishwa no kuba agufite nk'umujyanama mu buzima bwe ndetse no mu byo agiye gukora byose. Bityo nawe ugomba kumwereka ko umushyigikiye mu byo agiye gukora byose kandi ukanamugira inama zubaka bitewe n'ibyo agiye gukora. Ikintu cya gatanu nacyo tugiye gusoreza muri iki kiganiro ni ukwita ku muryango we. Aha kandi nituvuga kwita ku muryango we, ntitwumve ko ari mu bundi buryo butari ukwereka umukunzi wawe kuzirikana kandi kuhoza ku mutima umuryango we. Ibi biramushimisha cyane kandi akumva afite ishema mu muryango we biturutse ku gaciro ubaha, bigatuma kwimariramo wese. Ntitwibagirwe ko ugomba kuzirikana umuryango umukunzi wawe aturukamo, haba mu byishimo no mu gihe cy'akababaro. Ibi bizamushimisha bitume nawe akwishimira mu buzima bwe, bityo nagukunde bya nyabyo. Iyi ni M250 TV, ikiganiro ni Ruganze. Twareberaga hamwe ibintu byagufasha kubaka urukundo nyakuri. Niba wakunze iki kiganiro, kora like. Ntiwibagirwe kandi subscribe niba utarayikora kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ngende Marie Pierre Uwineza, ndabakunda cyane, naho ubutaha mu kiganiro nk'iki. Murakoze cyane.